Ndagushimiye cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube yitwa Ngira Ubumenyi TV. Ndakomeza gushishikariza mwese gukora subscribe kugira ngo mujye mugezwaho video z'ubworozi ku buryo bwihuse kandi vuba cyane. Uyu munsi reka turebere hamwe uko bakora icyari cyangwa se akabox k'urukwavu rushobora kubyariramo. Ako kabox gakozwe neza kagomba kuba gakozwe mu mbaho, kakagira indiba y'umufuka cyangwa se umwenda udatuma amaganga y'inkwavu aguma hejuru. Iyo ako kabox umaze kugakora, ufata ibishariro cyangwa se biriya bintu biva ku ibarizo ukabibanza munsi, ugakurikizaho utwatsi twumye kandi tworoheye cyane. Kwibutsa ko utagomba gushyiramo ibyatsi bikomeye kuko ibyana by'urukwavu bivuka nta bwoya bifite. Urumva ko muri icyo gihe rero washyizemo ibyatsi bikomeye bishobora gukomeretsa ibyo byana igihe bivuka cyangwa se igihe byinyagambura muri ako kabox. Nyuma yo gushyiramo utwo twatsi twumye kandi tworoheye, ufata akabox ukagegereza urukwavu rumaze iminsi 27 urushyize ku mfizi. Uru rukwavu rero iyo rujya kubyara, rujya muri ka kabox rukipfura, rugasasira abana barwo, nyuma rukaza kubyariramo. Iyo rumaze kubyarira muri ako kabox, bitandukanye n'ibyo benshi bagenda bavuga, umworozi cyangwa se wabigize umwuga cyangwa se umushumba w'izo nkwavu ubimenyereye kandi ari we ubihoramo cyane, afite uburenganzira bwose bwisesuye bwo kujya kurebamo muri ako kabox kugira ngo arebe niba nta byana byavutse bipfuye cyangwa se byapfuye, kugira ngo abikuremo bitazaza kuboreramo bikaba byatera ikibazo n'umunuko cyangwa se ubundi burwayi ku byana bisigaye ari bizima. Ni kuri iyo mpamvu akuramo n'imiziha y'urukwavu rutabashije kurya, agakuramo n'ibindi bintu byose bishobora kuba byabangamira utwo twana. Kwibutsa ko kandi nanone ibyo ngibyo bikorwa n'umworozi cyangwa se ukunda kwita kuri izo nkwavu, ko bitagomba gukorwa n'abantu abo ari bo bose bagiye batandukanye. Nyuma y'ibyo ngibyo rero, ubwana burakura, bugakurira muri bwa bwoya nyina yayipfuye ikabushyiramo ikabusasira, kugeza ku minsi 14 ubwana buba butangiye gufungura amaso ku buryo buba bwanatangira gutembera muri ako kabox.